n'amakuru agenda dusumira ko uyu mukobwa agiye guhabwa umwanya ukomeye. Ndababwira nese umwanya ukomeye wo kuhabwa kujyo bigende biti. Ati kugira ngo nyine agire niho gukangurira yego cyangwa se ngo abe yabwira abantu nyine ngibyo ino leta y'u Burundi komeza ikora ngo bitakwiye. Icyo umuntu yakwita kongera kuzamura image, mpamvu mbyise kongera ndabikubwira, image y'ikintu cyitwa Red Tabara mu karere k'ibiyaga bigari. Yego. Mbihuza iyo existence eri enemy potentiel ku Burundi yitwa Red Tabara. Urumva? Ku muntu nkanjye Marshal wishyizemo ko Red Tabara y'ubu ngubu apani yabanje ari made in Burundi. Sibyo? No mu nyungu z'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Raka ni yabo, Makobora ni yabo. Sibyo? Yego. Aho badafite ne mu minembwe naho bashakaga mu minsi ishize. Noneho umuzo w'uyu mukobwa Pamela ukanakurikirwa nuko leta y'u Burundi muri narrative nko mu kwezi gushize. Yego. Uburyo bwo kwandika amatangazo ibyandikwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akenshi na media ziyegereye ariko batangiye kongeramo ijambo Red Tabara muri ya / bagenda bakora. M23 twirwanaho / Red Tabara ugiye kureba mu buryo buri concentré ije muri uku kwezi gushize na mbere y'uko uyu mukobwa nyine izina rye rizamuka. Sangwa igisirikare bijya cooperating mu kindi gihugu kitifite n'intego yo kubanza guhashya ukirwanya kikabona guhashya abarwanya cya gihugu. Yego. Gihe ibyo ngibyo wabimusobanurira uhereye kuki Burundi butarafata n'imbohe nimwe ya Red Tabara ntawe burarasa. Erega umbwiye nk'u Rwanda rwagiye muri Kongo n'urugero cyangwa se bivuga ko rwagiye muri Kongo kuko izira operation nazo ngiye kuvuga zasaga n'izitashyizwe hanze cyane. Yego. Bati wenda twabonye abanaba mudacumura n'ibiko bifatika. U Burundi se bwafashe muri Red Tabara bufatanyije n'ayenza abampema bufatanye nande n'undi wese. Reka turebe Sandri tujyane muri ubu buryo niba kuko ndakubwira icyo kihishe muri ibi byose. Yego. Niba Burundi rero bwaragiye bukabura iyo Red Tabara ubwo ni kuvuga ngo burahita buyishyira muri komandoma yatwirwaneho nzabampema bavuga ko ubwo nawe agenda hafi y'aba General Sematama kari impamvu batamubona kari bamukingiye ikibaba kuko bwabuze igisobanuro cyo kuvuga ngo Red Tabara hihandi hatari muri M23 ko bari mu ifasi ya leta itwara na M23 kuki tarabatanga FARDC. Yego. Desirahazi bidateje ikibazo. Yego. Ahubwo iyo ngingo bagomba kuyikoresha bashaka kuvuga ngo dore impamvu turi muri Kongo, dore impamvu twagabye ibitero ku midugudu no ku mihana y'abanyamurenge nuko twashakaga uyu n'uyu kandi ntahandi yagombaga kuba ari yaba muri leta baramuduhaye ko turakorana ubwo nyine ari kumwe nabo ngabo. Iki kintu leta y'Uburundi rabigasanga drone n'ibitero yabigaye ku banyamurenge bizajya mu mategeko bahagame barimo gushakisha ikintu cyatuma Red Tabara igira izimbere cyane kandi Uburundi kurokirita umuntu bavuga bati Rabini urumva? Yego. Rabini twarakoranye, Rabini ntiyansezeyeho urumva? Yego. Ariko nyuma ntabwo ari kumukamera mu kitoze kuko tagihari. Ariko hari abana twaganiriye b'Abarundi twacatingaga bakambwira ngo bajyaga babona ngizina ngo rya Rabini ngo kuri groupe ya WhatsApp yariho reverend kuri yo. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.
bakunzi ba Gasaro TV turabaramukije amurereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba dari kubagirira ngo tubagezeho ama update agiye atandukanye umunsi ku wundi. Bakunzi bacu rero ndi kumwe na Mashari ni umusesenguzi mwiza benshi nzi ko mukunda ibitekerezo bye ndetse nifuza ko uyu munsi yantiza umunota umwe urawunije ushaka ibibanza byiza rero nakubwira ngo gana twebwe tuguhe ibibanza byiza kandi ku mafaranga make cyane ni ibibanza biri muri Bugesera ahantu bita Kamabuye. Ni ibibanza rero naho babwira ko biri hafi y'umuhanda ntago twebwe ariko akundi tuvuga ngo ibibanza ngo biri hafi y'umuhanda ukagenda iminota 30 oya uva kuri kaburimbo byibuze ujyayo ni hagati iminota 5 n'irindwi ni hafi ubwo nabwo nakabije ariko ndumva bitarenga 5 rero umuntu ushaka hari ibyo bita byungura cyangwa se kunguka kugura imari azacuruza muze mbahe ibibanza. Iyo umuntu ari Kamabuye abareba Burundi yego ni hakurya gatoya ni hafi cyane kabisa ikibanza ni miliyoni 4 n'igice 4 n'igice yego kuki zuga 5 ubikuza oya nukubera ko abakunzi banjye ngomba kubagabanyiriza kugira ngo tubigendanemo neza byakarusho kandi niba umpamagaye uti ndashaka ikibanza njyewe nta mukomisiyoneri urimo nzaza ngufate nkwijyanire nkujyane njyewe Gasaro nkujyane tubari we tugura yego ko shaba komisiyoneri ngo barahendesha n'ibyangombwa birahari byose nta byo kuvuga ngo ese ngo nzasiragira nshaka ibyangombwa oya gana uzabaza umuntu witwize Sandrine cyangwa se Gasaro uti ndashaka uze tugenda unyereka ibibanza njyewe ubwanjye nzaza ngende mbikwiyerekere nta byo kuvuga ngo umukomisiyoneri no kumufata ukamushyira mu modoka ukamujyana cyangwa azitegera amahuriro niba bakabarya amafaranga mpari byose narabikemuye. Ubu rero ndi kumwe n'umushoramari muri Rio Estate bita Gasaho Sandrine umushoramari kandi ngiye kuvuga nshyiraho n'amasako jewe nari mfite ikibanza nakazi akanaakazi ndimo papa nari mfite ikibanza Kanombe ruguru y'Imvarwende ndakibagirwa ikibanza cyarakubabaje cyarambabaje niba rero nzishumbusha ikindi muri Rio Estate yawe nukuri karibu sana Kamabuye nimero ya Gasaro uzahamagare 0787 14 5 7 9 biri kumvikana 0787 rimwe 4 5 7 9 6 yego rwose ubundi bintu iba no kuri WhatsApp rwose noneho by'akarusho uzanabitwarira bajya bimara bambaza ngo Gasaro ngasate noneho ibaza uzabatwara mugende n'umuhanda w'Inyanza yego wa Kicukiro mugende Bugesera mujye Kamabuye urumva ni ikibanza ubundi bakanagutwara pe yego pe ndumva rero mashano kuri ni mutugane dufite ibibanza byiza ndabashimiye kandi ko mugiye kuza kwigurira ibibanza. Nari kumwe n'umuntu nimugoroba witwa Minister of Truth kuri arazwi cyane kuri social media kuri Twitter namwe ngo suhuza Minister of what? Minister w'ukuri arazwi nyine abakoresha Twitter baramuzi sinari muzi isura rero giye yambwiye ati Gasaro rwose ikintu cyantangaje nuko wanyeretse Gasaro ndakubura pe warabuze urabeshya profile yanjye ntago ndiho wayifasha ukareba ntabwo negiriye inama yo kujya kuri profile Marsha urabeshya bwari bwije cyane ufite amafoto yanjye menshi mbanze nakurege Minister of Truth yakubeshye rwose Marshari ari mu bantu bafite amafoto yanjye menshi kandi mbizi nukuri nayabuze sana naraforomase nayabuze ahubwo ntabwo negiriye inama kujya kuri state no kuri profile nyine ntabwo jaro atembereye oya ni mucuti wanjye bazi umuntu wambyukije naryamye ngo dusuhuzanye nabyutse njya kumureba numukize numunuze aba muri Amerika ariko no umuntu nyine nanjye nagiraga amatsiko nawe akagira yandi twebwe abana tubona kenshi ariko ndamusuhuje rwose nako turamusuhuje hano avuga kadukurikirana cyane kandi rega buri muntu wifuza kukubona cyangwa watsi Gasaro wasate ko twumva ijwi rye yego none se biganiro ntaba yabyumvise nuko aba yanakunze natwe twese tukora muri timu yacu dukorana nukuri ndamushimiye cyane Imana imuhumugisha Minister of Truth ubutaho uzagaruka
tuzagusohokana twamusohokana uzi se impamvu nkubwiye gutyo yego ariko se mana nengaba igitero ku badiaspora ndabakirara abadiaspora bamwe na bamwe bajya bagira ngo twe ntitwabasohokana twebwe tuzagusohokana rwose yego reka nihute njya mu makuru nihuta nkubita mbangura karame kizuba ryateye nkaba nduzi wowe urimo kuba mugari wowe ubigenza gute k'abantu hari babakennye nyine ni inka zarananutse kubera kuri iki niki ako shaho warushaho gusa neza wagira ngo ukunda izuba shaho urateranya ahantu hose twashize nasi murarwaye nibwo nyine ubona nyine yaba shepu ariko shaho ubwo nyine umufite gihenge kayengeka ijosi ubwo nyine urarwajwe nk'akana karwajwe mashamba barawitsetsa ndwaye mwifuriza se ujya urwara kenshi oya shaho nukuri yatamuye ese ko mwese nijoro nahuye na sister ari kumbwira ngo ese ko mbona nobaye inzobe cyane ndamubwira shuwa ngo ukuri kw'Imana ngo wabaye inzobe pe nukuri ameze nk'umuntu w'itruwa M 3M 3M 1 2 3 kwaje ego ko mana isi inzobe yatamuye umukobwa nigendere nabyumvise sha ndapima nkareba ibyo pima wapipe sawa rero Mashari reka twigire mu makuru rero Mashari hari umukobwa minsi yashize twavuzeho ushaka kugabanga igitero gikomeye ku mugabo witwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se ku Burundi ariko harabana abonye bavuga bati nyamara muri gusobanura ko uriya mukobwa ashobora kuba ari muri side ya government ubwo y'u Burundi uraza kumfasha bamwe batarika ikigaragara cyo uyu mukobwa ati yarateguwe ati kandi ati hari n'amakuru adusumira ubwo ndavuga n'abarundi oya n'abarundi bambwiraga bati dukwiye rugenda Mashari ati n'amakuru agenda adusumira ko uyu mukobwa agiye guhabwa umwanya ukomeye ndababwira nese umwanya ukomeye wo kuhabwa kujyo bigende biti ati kugira ngo nyine agire niho gukangurira yego cyangwa se ngo abe yabwira abantu nyine ngibyo ino leta y'u Burundi komeza ikora ngo bitakwiye bitamvuga nti rero wasanga wa mugani tujya tuvuga ibi kandi uyu mukobwa nanabonye uyu muntu yambwiye ngo yitwa Pamela yego ndabona yambwiye ko yitwa Pamela nago renzi n'izina rye arambwira ati Gasara ati ibi bintu mu byitondere ati ibi bintu ntago ari ibintu byo kuvuga ngo uyu mukobwa ari kuri government y'u Burundi atahubwo kuko ati nkurikije njya makuru make mufiteho nibyo numvise ati birenze mu bwuko mu bitekereza hari bimwe ndi bukonoshereho inyuma ya kamera jewe ikintu ndeba kuko yewe nyene ku mponda no kundoza biragorana cyane kubera iki kubera ko hari ibyo dusobanura ku makuru nako tuba dufite hari ibyo dusobanura kubera ama opinion justement no gushyiramo isesengura runaka reka nkubwire ko ugiye none ubwo ngiye mu myumvire sinye mu gusesengura yego icyo umuntu yakwita kongera kuzamura image mpamvu mbyise kongera ndabikubwira image y'ikintu cyitwa Red Tabara mu karere k'ibiyaga bigari yego mbihuza iyo existence eri enemy potentiel ku Burundi yitwa Red Tabara urumva ku muntu nkanjye Marshal wishyizemo ko Red Tabara y'ubu ngubu apani yabanje ari made in Burundi sibyo no mu nyungu z'inzego z'ubutasi z'u Burundi njewe ntabwo nyine ndivuye muri ibyo byimbo impamvu rero nariva muri ibyo byimbo ndazana fact imwe rukumbi nuko ubusanzwe bidasobanutse ukuntu ingabo z'u Burundi bazifite access n'imikoranire n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Red Tabara ikabikorera muri Kongo ntabwo bibisobanuye ngo Red Tabara ikorera muri segiteri Minembwe kuko ni Burundi butishyikiraho muri sfere yegereye Burundi kuko Burundi bukontorora prende ya Rusizi barayifite urumva mwenga uretse ubu bagenda bavamo bake bake ariko bahagenzuraga Uvira ni yabo Baraka ni yabo Makobora ni yabo sibyo yego aho badafite ne mu Minembwe naho bashakaga mu minsi ishize noneho umuzo w'uyu mukobwa Pamela ukanakurikirwa nuko leta y'u Burundi muri narrative nko mu kwezi gushize yego
uburyo bwo kwandika amatangazo ibyandikwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akenshi na kenshi na media ziyegereye ariko batangiye kongeramo ijambo Red Tabara Red Tabara Red Tabara Red Tabara muri ya / bagenda bakora M23 twirwanaho / Red Tabara ugiye kureba mu buryo buri concentré ije muri uku kwezi gushize na mbere y'uko uyu mukobwa nyine izina rye rizamuka. So navugaga iki rero mu kanya nkavuga ngo igihugu cy'u Burundi kuko jewe ntabwo nshobora kuvuga ngo nasuzugura igihugu n'igihagararo cyacyo. Yego. Kireka gifite amafuti yona yavuga ibyo nta nibirenze. Kifite division ebyiri imyaka ibaye 3 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se Sandri wo kabyara we iyo existence yari Tabara iyo existence ya comme ennemi potentiel irimo ba General Nzabampema. Ubundi busanzwe igisirikare bijya cooperating mu kindi gihugu kitifite n'intego yo kubanza guhashya ukirwanya kikabona guhashya abarwanya cya gihugu. Yego. Gihe ibyo ngibyo wabimusobanurira uhereye kuki Burundi butarafata n'imbohe nimwe ya Red Tabara ntawe burarasa. Erega umbwiye nk'u Rwanda rwagiye muri Kongo n'urugero cyangwa se bivuga ko rwagiye muri Kongo kuko izira operation nazo ngiye kuvuga zasaga n'izitashyizwe hanze cyane. Yego. Bati wenda twabonye abanaba mudacumura n'ibiko sibyo. Yego. Icyo gihe rese ko zira operation zitavugwaga mu Rwanda ukavuga utumoja wetu hari abantu batashye aba cyangwa bariye uko operation z'u Rwanda zagiye ntabwo ndimo kugeranya u Rwanda n'u Burundi ariko tuvuga ibintu dutanga n'ingero. Najye no mu bindi bihugu ntabwo ari ibintu bikaze cyane. None koko umuntu ukurikije ikiganiro akoresha ubwenge buhagije sibyo. Yego. Areka amarangamutima ariyo yose tujye mu bintu bifatika. U Burundi se bwafashe umuredi Tabara ufatanyije na Nzabampema ufatanye nande n'undi wese. Reka turebe Sandri tujyane muri ubu buryo niba uko ndakubwira icyo kihishe muri ibi byose. Yego. Niba Burundi rero bwaragiye bukabura iyo Red Tabara ubwo ni kuvuga ngo burahita buyishyira muri komandoma yatwirwaneho. Nzabampema avuga ko ubwo nawe agenda hafi y'aba General Sematama kari mpamvu batamubona kari bamukingiye ikibaba kuko bwabuze igisobanuro cyo kuvuga ngo Red Tabara hihandi hatari muri M23 ko bari mu ifasi ya leta ikora na M23 kuki tarabatanga FARDC. Yego. Ibyo rero bitabayeho giye nkumva ngo nkiyumvisha ko nk'abatwirwaneho bashinja nyine bari abantu batemera ibyo bivuga no Burundi. Nkabona ko FARDC bari mu ifasi ya itabahisha Burundi barwanira hamwe. Ntuzi ya gatatu nzana ndakubwira ngo Burundi nyine buza aho bari na FARDC irahazi bidateje ikibazo. Yego. Ahubwo iyo ngingo bagomba kuyikoresha bashaka kuvuga ngo dore impamvu turi muri Kongo dore impamvu twagabye ibitero ku midugudu no ku mihana y'abanyamurenge nuko twashakaga uyu n'uyu kandi ntahandi yagombaga kuba ari yaba muri leta baramuduhaye ko turakorana ubwo nyine ari kumwe nabo ngabo. Iki kintu leta y'Uburundi bigasanga drone n'ibitero yabigagiye ku banyamurenge bizajya mu mategeko bahagame barimo gushakisha ikintu cyatuma Red Tabara igira izimbere cyane kandi Burundi kurokirita umuntu akabakorera ntago ari ibintu birenze. Nakubwiye ubushize ko intelligence ubundi byabikora rwose. None se nkubaze niba Red Tabara OG original yarasemwe na leta y'u Burundi ikayigeza ku ivi urumva. Yego. Ubwiwe n'iki yuko Burundi none butagifite ukuboko kuri Red Tabara no kurokita. None se nta bandi bantu bafite status ijya kumenya nk'iriya mukobwa uriya mukobwa ari impunzi wenda ajya muri Canada sinzi abonye ubwene gihugu nta nubwo muzi cyane se namufollowing ariko uko abantu babivuga abantu benshi b'ibihangange Burundi bwakoresheje muri Red Tabara bubihindukiriza kandi bakaguma muri position barimo nka Red Tabara. None se uriya mukobwa niwe gihanganye cyane ku buryo ari we kakarundura ubonetse abantu bahindukiye abantu leta yihinduriyeho bari muri Red Tabara ni bake abandi kabica. Erega muri iki gihe kandi nkubwire mwana wa mama ahantu abantu bakunda kugwa ni mu marangamutima ngo naramubonye ngo wenda ngo yisize senda atuka perezida ambugira gute uwo nguwo rero niwe Uburundi burokirita akazana kuzana bakaguhitana naguciye mu ijambo uwo mwanya ukomeye ashobora kuba bwara yawuhabwa na government y'u Burundi. None se iyi case ya Rabini igihe twayivugiyeho ni kangahe bavuga bati Rabini urumva. Yego. Rabini twarakoranye Rabini ntiyansezeyeho urumva. Yego. Ariko
nyuma ntabwo ari kumukamera mu kitoze kuko atagihari, ariko hari abana twaganiriye b'abarundi twacatingaga bakambwira ngo bajyaga babona ngo izina ngo rya Rabini ngo kuri groupe ya WhatsApp yariho reverend kuri yo y'abantu b'imakamba kandi adahinduye izina. Urumva? Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence, ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.